Ubuhinde hari ijambo riba muri Ubuhinde n'Ubushinwa hari ijambo riba muri Bibiliya rivuga ngo mugende ngo mubyare mwororoke ngo mwuzure ngo mume nk'umusenyi wo ku nyanja. Nigeria ishobora kuba ari cyo kintu cyonyine yasomye muri Bibiliya. Wari ubizi ko ngo mu Bushinwa se kubera ko Abashinwa bigize gukira politike ko byara rimwe umwana umwe gusa bikaba ibibazo ubu ngubu no mu Bushinwa rero bari gushyira amafaranga ku mubyeyi witeguye kubyara no unuma ngo ushaka kubyara mu Bushinwa leta iri kugufata neza ibana kirakita none irimo no gutanga abantu bakoze mariage leta irimo irongera iminsi ya honeymoon kugira ngo bakora abana nshakira umushinwa akazi Deus yagiye kubyara uzi cyo mushuka terinda leta iti kuvuga ati uri umugabo cyane harya Benjamin havuye ejo bundi nabonye ahubwo barimo barakora ngo outsourcing bashaka abagabo baza ngo gutera inda abagore babo ujya mu Burusiya se mu Burusiya n'injoro internet murabikura abantu batagomanye yego kugira ngo abantu bagire n'iki ntabwo ari ubizi se ninjoro hari ikintu twagiraga muri high school cyitwa za ninjoro na internet mu Burusiya nta muriro murakora iki se ibyo ni by'urugomo rwanyu na internet kandi ko nta mure kuri hari none ariko babikora ku bantu bose gusa ese umuntu w'ibyo atari nka Deus uyu mwigaragaze Deus wewe yego buriya bo nababana twitomo ni babana tujye dutuka n'iki mbere nabo barakenewe byarakomeye aya bakina neza ariya ni Dominic Tanda byarakomeye mamura ibyo biganiro isambiri abantu basanze internet byo utarangara utabikoze ubwo mbega iyo hari abashaka kuza gufata amatotoriyo wenda yo guteka baba badawunirodinze cyane ariko ni cyo gihugu cyo nabonye ngo bagiye kwemerera abaturage kureba filime z'urukozasoni ku mugaragaro mu gihe gihugu kugira ngo abantu bagire iki bagira ubushake kuri za screen ziri Remera babire byo kabisa filime z'urukozasoni bakazishyiraho ni muri la TV ibyo ntibizagera iwacu narabibonye ngo abantu bagira ubushake bwo kugira n'iki zahageze ko wazirebye mbere yuko ziyo Rwanda uzazireba muri imenye abantu iyo leta imenya ngo Edizo yateye inda bano umuntu wadanje muri mitsi bro ubukomeye mu gihugu cyitwa Ubushinwa muri Misiri n'Uburusiya ubwo mbega ya ndirimbo ya Dani Vumbi ntiyacurangwa ntuza se uravuga ihe se rigafite nyinshi indirimbo nye Dani Vumbi avuga ibintu byo gutera inda byanye ibyo ngibyo ni danger se iyihe se yitwa ngo Edizo ntabwo nyizi ariko hari indirimbo ya Dani Vumbi ni kuko ndaza kuyigucakira irahari avuga twayivuze ariko oya nyine ndibukamo amagambo avugamo nyine ngiyo uburetseho ngo nk'imyaka 5 ngahisa zinukwa ngibiki ariko ntabwo nzi ukuntu izina ryayo yacuranga ngazize byahomba aya bazamuka neza abasore b'ikipe ya Zambia Owen Tembo mu Burusiya ngo konya afunze ngo navuga ati nakagabo ase none turasize no bemere cyane none turabonye abajene umukobwa n'umuhungu bafunze inguni kubabarira pe utabarogoya wa muntu uzikora abantu cyo gutuma bashobora gushaka visa z'Uburusiya bivuye nabonye ngo mu Yapani ngo kubana k'umusore n'umukobwa ngo bibiri biragoye naho muno minsi uyabono n'ikibazo cyabo imibonano mpuzabitsina mu Yapani agire gukorwa mu bibi byose na bya bindi byateye ngo byarahombye nta kintu gikorwa nukurya kwiryamira ngo umukobwa umugore Deus mushiki wawe nyine uramutse umujyanye kwa Deus yaba nka kwa musaza nta kibazo ariko n'ubu ngubu ni Umuyapani no kwikorera akazi Umuyapani gabona ni technology n'akazi nabonye byaragiye byageze no muri ikibazo kuko imibonano mpuzabitsina ni ikibazo kirisereye cyane ku buryo ngo imibare yaragiragabanyuka icyambere babimenyeraga ku miti yindi y'abakobwa bahita banywa kugira ngo n'iki n'iki nta soko ifite farumasi zikora ngo zarahombye nta muntu ukizigura kandi hari aho muri cya gihugu harayigurwa nk'abagura amasoko hari ahandi hantu rero iriya miti noneho farumasi y'abantu ari farumasi zicuruza iyo miti gusa itagira indi miti utayisangamo bande nta paracetamol nta gishoni ibya bintu ngo zakishoni zangiza imitwe icuruza kiriya kinini cyonyine mu Buyapani byarahombye mu Buyapani hari ikibazo ugasanga ngo biga gahunda za ntuze za agakingirizo mu Buyapani ntabwo bagikora ushobora gusanga n'abana batoya nyine bagira babanga imipira oya urumva n'abakubagana ntabwo bagihari mu Buyapani ngo abantu bariryamira ugasanga umugore n'umugabo niba baragize amahirwe bakabona umwana ahubwo no gushakana muri ikibazo ahubwo goye gushaka byo n'ibintu abato gushaka ntabwo bibirimo umukobwa n'umugabo tuzashaka ryari mushaka iki
nakora kuntu mbwira aho unshakira amafaranga nakora kuntu nasinafuna gicubu ugezaga umupira hariya ngo leta y'Ubuyapani gisigaye itegura ibikorwa nka biriya kugira ngo ati nyaboneka mushake niko na umupira urengejwe na myugariro wa Komores witwa Ismail Bura bakaba bagiye kwitera abasore ba Zambia bari umuntu kuvuga ngo zisori ziryoshye kurenza match atatse bazamura amakonera kumpira komeza aho guma hapo yabura se we nuje kure babura we nakurenga iyo uje muri izo story noneho ukagera kuri izo ngingo zamure kure mu gumane wazagara abantu bavuga izi story ziryoshye kurenza umukino abantu baba bavuga bati naho ariko twari ndiri kugeneza ni kugeneza abesobereza nibanga kugeneza yimira gendiza katono ikibazo nuko kuyita ibanga kandi banga siye pe banga ni yandera nase ni banga simpara kono basiri kumpaka yani ibanga rizwi n'abake buriya ngo tension amakuru mfite buriya ngo ni ngura kazuba kumuseso yaya buriya ngo kabone ukuntu ariteye barabaviye barimbaga ibintu bigize ikiriki barimbaga n'iki ngwinurura yatagazindutse ritarara ariko ibaze urubwira ngo urizo ry'umuseso aya usa n'ababyeyi bakubyaye ariko yari amuza azi n'ababyeyi ababyeyi bano se ababyeyi barigaragaje nyine haragira ngura kazuba kumuseso ariko umuseso ariko murkumva umuseso uraza kwisongora n'ugusa kujya dose wifuza kumva ariko mu Buyapani umuseso nawo mugabo nagavuze ko umuseso ngo biragoye ariko mu Kiyapani wasanga kitwa ngo hiyo nyane oya Abayapani umuseso ntawo bafite ngo umugabo mu gito umuseso w'umugabo abari kuri internet umuseso internet ari gucakisha ariko Nyarugenge waba uri ku museso mu gitondo biragoye agiye no kukwibutsa ko ambara igikoresho cy'akazi ntabwo uri Vinicius inyogosho yawe kugutandukanya na Vini biba bingoye rwose shyiramo ekuteri menye uwo turi kumusaho rero naje gusanga soro kiyogoshesha cya ageze mu myaka yajya gufatirwa irembo mwuka bya ubuzahinguka koko rero icyo kintu nicyo nari ngiye kukwibutsa Fuad yagize gutya ku cyumweru anyoherereza video arambwira ati video uyihe Gicumbi ese uwo mugore baguhatira umunsi yagusabiye umusada w'urugo Benjamin azagufasha sada umeze gute se arega nitugushingira ntago tuzaterera iyo tuzanagukurikirana twe turi bakuru bawe wigigira ubwoba nese ubona twe ari kibazo dufite bikagutera ubwoba nibona nta kibazo mfite ukabona Fuad nta kibazo afite rwose ukwigute kandi nitugushingira ngo tuzagutererana kuko uzaba uri muto kuri twe hari byinshi tuzaba tugukurikirana tukwigisha gusa impungenge mfite muzanyigisha se no gutera akabariro oya ibyo ntago bikureba iki impungenge mfite ni zimwe ntibindeba gute kandi ese uzahinguka he n'iyi nyogosho nimbise cyacya koreka ubwizwe utanga ikizere gike mu buzima ubu ntacyo rwose ubu nakizeredezo kurenza wowe reka da mpamo ya Mungu kubera iki se bidize ukuntu abayogosha ariko nawe wahinguka wese wogosha ute nawe nyine gereranya urebe ariko umuntu kuyogosha uko bitewe n'umutwe nasi ubu hano ukuntu yogoshe reka tubaze abantu katubaze wenda nk'abasore bafite bashiki babo bakurikira cyangwa babakurikira ahingutse nka Nasira ahingutse aza kuba mwamu inyogosho biterwa nuko umutwe wawe uremye ntabwo uyogoshesha bite nka Edizi inyogosho ntiyayogoshesha kubera ese watermelon wayogosha ntibishoboka mwamumuha ameze y'inyogosho akinyogosho nimbi baruhamu bayita bogi de kuyorwa reka bakubwiza ukuri jya nta kintu ndwongera kuvuga reka bakubwiza ukuri Nasiri ni muzima cyane yogoshwa ko bita stamina ni bandi pe niba twahirwa ati nduva mwese muri nde wanyise ati Fuad mwamumuzanye kwa gatanu mushaka kumuteza ibibazo shaho wagira ngo bari babizi ngo bya bindi biri kuvuga ariko jya urangiza message ibihe Fuad mwamumuzanye kwa gatanu mushaka kumuteza ibibazo bya bindi Nasirirwa avuga akoze sibyo sinabizi nuko batari bahari none se barigenga
ngaho navuga ngo ataye saa munani ngeze sinazitaha vuvu isaha navuze ni njye naravuze ni njyewe simeze nka Fuadi cya gituru njye ndigenga saa 9 nataha ndavuga se Fuadi yataha saa munani nazirenze izo saa agomba kuba yamenyesheje yanditse amabaruwa avuga ati nese ngende utashye nabi yegora ngende utashye nabi ni mu rwawe se ni mu Rwanda ubwo ni mu Rwanda ni mu Rwanda we na madame rega murarufatanyije se urwawe wenyine ariko ntabwo bimubuza uburenganzira bwanjye cyangwa ngo bimubuze ubwe ku buryo utavuze of course nubundi ahubwo kuba utavuga byo ni ikibazo wese ubundi wabwirane ngo ntawe ufite narabivuze wowe ukubwira ntawe ufite ahubwo igitangaje nawe rero iriya konsitarasiyo mu rufunguzo niyo yawe byaraga ndiyobora kwa ntabwo wiyobora nuko wabuze ukugira uyobora utese ubundi wogeza kuwa gatanu nawe nta kintu ufite oya ntabwo twagezayo oya no bageza bamucaka indikoro ya kane hariye wowe ntabwo ari ukora wowe nta kundi kuntu wabigenza wese wabwira ndi ko nta kintu ko nta kuntu umeze ariko namwe aguze gore uvuga ngo ndaza ntinze rega ni nkuko iyo ni communication umuntu wese mu kazi mbaye ndibuze ntirese nakumenyesha umuyobozi w'ikiganiro habwa ariko yangane muye n'impamvu niyi ndagira mu kazi wenda ntinze iminota iyi nkakumenyesha nkuko nkumenyesha ndi bukirwe mu kiganiro ni nk'ubwo ngo ni communication so simba giguhaye nese umuntu nje ntakumenyesheje wamuza gukora none se kugize nkumenyesha ubu kuba kasitari mu gitondo nabyuka akandikira Sidike message ati ebana ndaza zirenze 10 cyangwa 20 nuko se ko yamutse yinjira nga Sidike yamuza kwicara ariko biraryoheye nta muntu wabimuza ariko biraryoheye iyo nta muntu n'umubwira sawa none ko ntawe umubwira ngo uzacerwe ikiganiro utavuze oya uretse akazi biroroshye oya uretse gato nagira nkwereke yuko ibyo bintu mwega bamuvuga ngo kubwira ahubwo kuba udafite ubwira nicyo kibazo kiri seriye cyane kurenza ibindi byose urugero ubu uragiye ntawe uzi ugiye uguye muri nuza muri ya ruhurura y'umunyakabana kera bayitwa gutera ya ruhurura y'uko Kimisagara imanuka kuri mezo muri mazi uguye muri mazi ntawe ubizi ntawe uza wagiye abaturanyi bakagira ngo n'ubundi asanga atazindutse we bakavuga ati n'urasanga yiture muri mazi n'uwakubonye ariko jewe iyo mvuye mu ihira cyangwa ndi butire nkabwirane nkatanga message ndatinda gutaha byibuze mvuze ngo nimugire ikibazo nyamara uko nukwaka uruhusa ese barwaka n'icyaha ko niko nshaka ujyana uretse ko atari ukwaka uruhushya kwaka uruhushya wumva icyo bisaba ngewe uyu munsi ndamenyesheje sinatse uruhushya ndamenyesheje ko ndi butinde gutaha mu ijambo rimwe abagombye kuntegereza wenda mwicaye muri salo ngo mundazi isaha musanzwe mumenyereho mwiryamire ndaza bwije nibikuze kuryama kandi igitangaje bamenyesheje urugo rwose ababiri bo kugira ngo wenda ngire mu rugo abana wenda bari bategereje ngo batireka turyame bataza abana icyo bararyama wari kuza wenda kunkingurira nawe niyiryamire ubutekanye si yo utinze gutaha mbere natekanye si mafite ikihe kibazo keretse wenda ahantu ari haba hari ibisambo nibwo atatekana wenda amaze nk'ubwembwa nka imbere y'abajura ibyo ni ibintu bisanga ariko nkaho nta butekanye none igitangaje we n'umunsi n'umwe uratekana uzi utekana utekanira no ku kazi gute ko rero tuba tureba icyakoye icyo ari cyo cyose yoya kandi iyo ufite umutekano indi minsi yose uba ugenda ku rudodo kandi ahubwo njyewe mbona ntekanye ye baba nibwo uriho nabi cyane ibaze ngo atahe igihe ashakiye iyo yashatse ntanataha yego arataha agakingura urugi umwuka yasize mu nzu n'umusanga kantu kari kabi nta tumereye nabi ako kantu uburiri uko yabusize niko buseseka ntabwo aryama arasesera ntaryama ugasesera ntuzi icyarimo ntuzi niba hanyuzemo ikinyabwoya ntuzi bwako mu gihe twe niyo bazi kuri butinde gutaha barabushyushya iyo ngingo ugeze yatuma mu gitondo ufata umwanzuro urukumva barabushyushya ufite imbeho niba wenda arahawe nimba waje kuri moto ubugeramo ukajya uguye muri sauna bagatangira no kukubaza
ni bavuga ari uko ujye nko kwinanura ni ikibazo se cy'imbavu ukumva intoki mu mugongo ziragukana urumva ikizira nyinzi ariko gemba natashye nanyweywe jini niryamira ubwo nugana bose kandi mbameze utekereza ko se ko jewe nananirwa gutana inyo none ngene nayinywe kamara nubwo nkagenda impamvu yo gutaha nkagenda ko bazana mbende ko niko se Edi we wahitamo icyo ngaho ibyo byose ntabwo kuba wumvisha ukuntu Fuadi abayeho nanjye njye nawe nata nta muntu urimo kabisa nk'iryamye we wahitamo kuba usa na so apana kuba we apana kuba wowe ahubwo gukora nk'uko bimeze have Nasiri ntagushuke nakahebwe oya reka twamaze imyaka myinshi badukotorora okay reka nyaboneka n'umugisha kugira usanga mu rugo umugisha se gusa nta bintu bari batumye reka nk'ubu nkanjye mfite kugera mu rugo bakambwira wenda impamvu ngiye mvuga ntindatinda gutaha n'uburyo kugira ngo bayadi biryamire kare ndaza kunegereza Nasiri wundi wabigira amajerekani yo mu nzu yaba se yawe uri icuramye oya hari igihe hega fa buriya nanone hari n'igihe icyo nabwira cyo nuko tubarusha ibyiza gusa ibindi byihorere akufa ububyutse ugitaye ugasanga uri umusiri bateye nibyo bihe bya mbere bibi nabangize wakicuza ntabwo nakwishyuza gusa ubwo navugana Nyagasani Imana iki gihe mpaye wansubije mu nda y'isi cyakoze kusora ejo ko kugukanda niko keza niko katuma ushaka niko kumukanda unaniwe amavunane n'ibiki byose byonyine byonyine kabisa reka ko kujya ku meza se nkasanga nkwicara ku meza nka bakanyarurira ibiryo bakansukira icyayi bazajya muri restaurant bakamwarurira ariko umunsi umwarurira ejo nicyo kibazo akantu ko kugira ibintu usiga mugara ugasanga byanapfuye nta n'uwabikoze nta buntu wabiriye ugenda ubwira ubundi bavuga ngo ubure niyo usize inkono ukagaruka isanga ubutagira abawe utagira inshuti utagira abawe rwose akazisanga nawe noneho ibaze ko Nasiri buriya ikintu cyose uko agisize mu nzu niko ngisanga pe niko gisanga ariko ni sawa cyane imbeba tukora mu nzu y'abamo imbeba ntazibamo ahubwo banyigishije umuco ngo kwera ko ngo gukurira mu buzima baterego njya nta ninjira ngo nsuhuze ngo mwiriwe wimenyereza iki wowe n'igicuba ibyo ko bikora wimenyereza impamvu wowe urimenyereza iki ngo mu nzu ngo hari igihe ngo haba harimo abadayimoni none ntabwo yakubeshye ariko ntiyakubeshye rwose ujya winjiramo ngo abadayimoni ababwiye